oranyijwe gukorera ibyo bintu. Ni njyewe mbese bari baratoranyije mu bagirwa ngo ni njyewe ugomba kuzajya ngo ndababohera nkabagaburira mbese nkabakorera nkabakuburira ubwo ni njye bari baratoranyijemo. Kuboha niki? Kuboha sinzi ibyo babahaga by'ibirago ngo nukubabohera ngo mbese ngo ndi umukobwa wabo nkababohera ngo ibirago bazajya bapfukamaho bari kubandwa no guterekera ibyo ni njyewe ngo wabikoraga. Bikomeza muri ubwo buzima 16 nkomeza muri ubwo buzima nkajya nza kuragura nkaterekera nari nzi kuterekera nari nzi uburyo bavugira ababyeyi ugapfukama ku mashigo ugaterekera ibyo byose nari mbizi ndi umwana w'imyaka 16. Byakomeje kubaho gutyo rero nta mahoro ubwo nigeze ngira niyo mpamvu navuze ngo buri wese unteza amatwi unyumva niba ari mu bapfumu agarukiraho kuko nta kiza cyo mu bapfumu. Abapfumu nababayemo igihe kinini guhera mu myaka 16 kugeza mu myaka 30 mba mu bapfumu ariko nta kiza nababonyeho. Nagiraga ngo mbwire umuntu wese uhanze amaso abapfumu kugira ngo agarukiraho kuko nta kiza gihari. Leta shika ntebonetaye nta kiza gihari kuko nabayemo igihe kirekire. Nibyo byakomeje gutyo ihene tukagenda tukayigura tukagurisha imyaka mu rugo twaba tuyejeje ihene tukagenda tukayizana ihene twayizana mbese tukibaza uburyo turi buyibaga urumva abantu babana noneho byongeye babakobwa ntabwo twashobora kubaga itungo ubwo wa mupfuma ahubwo nyiri kuyidutuma we akaza akabari witubagira mu rugo. Ubwo byasabaga kugira ngo nyine nawe ajyana uruhande rumwe natwe dusigarana urundi ubwo turimo kubagira ngo abakurunga abadayimoni ngo kugira ngo tudapfa ngo ahubwo ngo niwo muti turi gushaka kugira ngo dukire ngo abadayimoni. Nabwiraga umuntu wese umupfumu yatuma itungo rye kugira ngo agarukireho yiritanga ahubwo nagarukire Kristo kuko Yesu niwe wansanze aho hantu retika sibo shetika rebonetaya. Yesu niwe wansanze aho hantu byari bikomeye. Yesu rero nta kiguzi nigeze muha nsanga aho hantu nta tungo nigeze muha nta bimasa nigeze muha nta gafuka k'umuceri nigeze muha. Nagiraga ngo mbwire buri wese rero unteza amatwi uwumva ubu buhamya kugira ngo yumve ko Yesu haraho yamukura kugira ngo yumve ko Yesu afite imbaraga seniti karasiboneta lesikura hazibo helesita. Yesu afite imbaraga ziruta iz'abadayimoni. Yesu afite imbaraga ziruta abapfumu. Yeshene stifo harasika. Amina. Mana ishimwe. Ubwo byakomeje kugenda gutyo urumva ko nari ndi umwana kazana ihene nakukazana ihene hari n'umupfumu akayibaga akagira igihande kimwe ari bucyuriwe mu rugo ikindi nkagisigarana cyo guterekeza tugateka tukarya tugasangira n'abadayimoni ngo nabakuru. Ubwo mwasangiraga gute? No kuvuga ngo twarateguraga tugategura ku mashiga tugashaka amababi ngo tukajya tugira nyine tugateka inyama zigashya utari wanaryaho. Ugafata inyama ya mbere ukayifata ugatanyaguza ugashira hariya impande y'amashiga ngo uguhaye abakuru ngo nibakire baryeho. Ubwo izindi natwe twaragiraga nyine tugateka tukarya tukaba tuzi ko ariyo mahoro turi gushaka kuko natwe twakoreye Satani mbese twamuhaye tukumva kuko Satani ari uri ubuvuru undi ntabwo twari tuzi kuko ari Satani dukorera twaje kubimenya nyuma. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Byakomeje kugenda gutyo ubwo niko ngeze mu myaka 20 noneho nkomeza kurwana urwo rugamba ndaraguza ndaterekera ibintu ari ibintu bikomeye mbese ubwo muri make sinigeze nagira ubuzima sinigeze ngira amahoro mbese sinarinzi Yesu wariwe nkuko umuririmbyi abivuga. Narinzi kuko Imana nkorera ariyo nyabingi narinzi ko Imana nkorera ariyo ngiyo njya guterekera ku mashiga helasita. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Navuganaga n'umuntu uzi neza kuko Imana ye izaturuka mu kubaga ihene agaterekera. Navuganaga n'umuntu ureba yabona afite ikibazo akajya gushakira ku mupfumu. Navuganaga n'umugabo ubura amahoro akajya kuyashakira mu bapfumu. Helasita rekita bifo shetika. Ngeze mu myaka 30 muri ubwo buzima nari mbayemo bwari ubuzima bukomeye. Muri iyo myaka 12 naje kugira ibibazo ababyeyi banjye barataha ariko baza gutaha bitewe nuko bari bishwe n'imiryango ya Nyabingi twari turimo baza gupfa
noneho bamaze gupfa ubwo nabayeho mu buzima bukomeye, ntangira kujyanwa itabi mu nkono ndi umwana w'imyaka 12. Iyo myaka 12 nahahuriye n'ubuzima bukomeye. Murumva namwe umwana wanywaga itabi ryo mu nkono, murabizi inkono abakecuru n'abasaza bakunda kuzigiriza inkono babaza mu biti. Iyo nkono najyaga nyigira nkaryamo itabi muri iyo myaka yose ndi imfubyi. Nkomeza ubuzima bukomeye gutyo, mbese mba muri ubwo buzima ngera mu myaka 16 ndi umwana w'imfubyi ntagire epfo no haraguru. Ubwo naje gukomeza muri ubwo buzima rero, ubwo zanyabingi zisha ababyeyi, noneho natwe ziba ziduhagurukiyeho. Biba ngombwa rero kuko mfata inzira yo kujya kuraguza, nkajya njya gushaka abapfumu, nkumva kuko aribo bazamara ibibazo, nkumva kuko abapfumu aribo bazankiza izo ndwara za nyabingi ndwaye, abadayimoni nari ndwaye. Ubwo ni mu myaka 16 mbaho muri ubwo buzima. Haleluya! Latika la siboneta wi elebo tekala bifo ere sibonetaya. Urakoze neta bifo. Ndagushimiye Mana. Byakomeje kugenda gutyo, Yesu akomeza kugendana nanjye. Uko ngera mu bapfumu bambwira ati rero nta kindi kizabimara kugira ngo uzakire aba badayimoni ba nyabingi bakurimo, nuko ugomba kuzajya ubaga ihene, ukajya gushaka ihene ukayibaga ugaterekera abakuru wowe ubwawe. Yego, byabaye gutyo. turabana mbese tukiri batoya, nta wari ushoboye kubaga ihene, nta muhungu twari dufite byibura ngarayibaga. Niwe wari mukuru? Hari mukuru wanjye, mbese urimo mukuru. Ni wari wato. Mbahaye ikaze ku Mbabazi TV gatatu. Turi kumwe n'umumama wahoze akorera shitani cyangwa se dayimoni mu mwanya mwiza w'ubuhamya, ariko uyu munsi akaba ari umukristo ushima Imana. Ngira ngo nawe nk'uko mumureba kuri kamera ibitari bike rwose arababwira aho Imana yamukuye, ndetse ahamiriza n'abandi baba bakiriyo abashishikariza kuvayo. Ngira ngo rero ni urugendo rurerure, ariko nk'uko mujya mumubona ndetse no kuri channel zitandukanye, ni umumama ufite umuhamagaro gusengera abantu, mbese afite impano zitandukanye. Tuguhaye ikaze mama, suza abadukurikiye ubibwire n'akazina kawe. Imana iguhe umugisha. Turabashuze neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Amen amen. Amazina mwitwa bande? Amazina yanjye banyita Mukamutesi Angelique, ndi umubyeyi w'abana 7 Yesu yagiriye neza. Amen. Imana yacu ishimwe. Ngira ngo dushimye Imana iduhaye uyu mwanya, ikaguha uyu mwanya, ukaba ubonetse guhamya Kristo, ugahamiriza abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari mu Rwanda, muri Afrika, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, cyangwa abashobora kunyuza muri Google ekuteri bakabasha kumva ibyo uri kuvuga. Turi imbere y'ishobora byose rero, Imana yagukoreye ibitangaza. Tuguhaye umwanya ugire ko rwose umwanya n'uwawe. Gendaza mvuga make yambariza abadukurikiye, umwanya n'uwawe mubyeyi. Yesu aguhe umugisha. Katubanze dusenga Imana. Amen. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo. Amen. Tugushimiye kuko ari wowe ujya ubasha gukura umuntu ahantu hakomeye. Amen. Tugushimiye kuko ujya ubasha gukura ikuzimu ugashira ibuzima. Latika la sibo halasita. Turagushimiye Mwuka Wera. Turagushimiye kuko watumenye kera tukiri insoro mu nda z'ababyeyi bacu. Turagushimiye kuko watumenye ukatumenya tugituruka mu buhinja tukaba tugeze muri iyi myaka tugezemo. Turagushimiye Mwuka Wera, wabanye natwe n'ukuri mu bihe byatambutse, ubana natwe mu bihe bikomeye, ubana natwe mu burwayi, ubana natwe turi muri izo mbaraga twakoranaga nazo, uraturinda none turi bazima. Niyo mpamvu wemeye kuko tuba turi imbere yawe Mana tuvuga ineza yawe. Niyo mpamvu wemeye kuko dutanga ubuhamya tuvuga ahantu wadukuye. Izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe rihabwe cyubahiro. Arega Uwiteka Imana Nyiringabo, nicyo cyatumye utubikaho, nicyo cyatumye uturinda gupfa, ugatuma tubaho kugira ngo tuzavuge ineza yawe, kugira ngo tuzavuge gukomera kwawe. Niyo mpamvu iyi saha n'ukuri turi imbere yawe kugira ngo tubwire abantu aho wadukuye. Urakoze rero Uwiteka, nubwo tugiye kuvuga ubuhamya, ngwino ubane natwe, ngwino ubane natwe. Mbaraga z'Imana
z'Imana zongere kutuzenguruka, imbaraga z'Imana zongere kutugota cyane. Uwiteka, nyemerera Uwiteka, reka ubwiza bwawe reka butubonekeho. Kandi Uwiteka Imana, reka buri wese ugiye kumva ubu buhamya, reka ugira aho umukura. Reka buri wese ugiye kumva ubu buhamya, reka Uwiteka Imana, reka hindukire. Neta bifo heshetaibo. Urakoze Mwuka Wera, ndagushimiye databuja. Rero nukuri ndakwinginze kugira ngo Mwami ugarure intore zawe zazimiriye. Mwami, aha hantu narindi Mana, hari aho wakura abantu bari mu bapfumu, hari aho wakura abantu bari mu guterekera ukabakurayo, nkuko nanjye wankuyeyo. Mwami w'amahoro, ngaho Uwiteka Imana Nyiringabo, ngaho reka uzubane natwe. Kandi nukuri buri wese umuhe kumva kandi umuhe kumvira, kuko roshoye byose mu izina rya Yesu, amena. Murakoze rero. Ubuhamya mfite, intego y'ubuhamya ni intego ivuga ngo mwere gushakira Imana mu bapfumu. Iyo niyo ntego ubuhamya mfite. Ubuhamya mfite rero, ubwo ndaturuka mu myaka 12. Yesu, navuganaga n'umubyeyi waburaga amahoro akashakira mu bapfumu. Yesu niwe ushoboye byose. Garukiraho mubyeyi, garukiraho wa mugabo we. Heneta, hindukira udapfa. Sheneta, kuko nta cyiza kiri mu bapfumu. Lasita bifo lesiku elebofa shetikara bifo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen. Yego, ubuhamya bwanjye ni burebure. Byarakomeje gutyo, bibaho gutyo, ngera mu myaka 20, 25, 27 nibwo natangiye kugira ngo mbese nanjye ngere mu kigero cyo kuba wenda nashaka cyangwa se cyo kuba nahura n'amasore tugapanga ibyo kubaka urugo. Byaje kugenda gutyo rero, nabyo byari urugamba rukomeye, kuko ntabwo ibyo bisekuru narimo byashakaga ko nshaka. Bumvaga ko ngomba kuzasazira mu rugo nkajya nkorera abo badayimoni, nkabagira kunuza ku mafa akaba ari bonjanirwa mfukamiye. Ariko ndashima Imana, halate kalasi boneta. Ndashima Imana kuko hapfukamirwaga abadayimoni, ubu nanjye sigenda pfukamira Imana. Lesita bifone kutaya. Ndashima Imana ko tsigaye pfukamira Imana, nkavuga Imana yanjye. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Byakomeje kugenda gutyo rero muri iyo myaka 27. Ubwo urumva niko nari ndinzahare, byaranyose amaraso, byaranyishe. Nibwo naje kubona umusore arahaje, ariko umusore nawe mubona ari ibintu bikomeye bidashaka ko nshaka na rimwe. Noneho umusore twapanga we akambwira ati nta kibazo, uko tuzabukora iki gihe n'iki, nkamutegereza kuko ari bugaruke nkabibura. Nkategeza nkavuga ibi bintu ni ibiki. Bikaba ngombwa kugira ngo nanjye ubwanjye nshire hakanje, ngenda mwibutsa kuko nari nzi imbaraga ndwana nazo. Nanzi imbaraga ndwana nazo, nanjye nshira hakanye ndavuga nti bikomeje guca ntirwanyeho, ndi kubona ntazava muri uru rugo. Ndashima Imana ko Imana yandwanira aho hantu, nubwo ntari nkijijwe, ariko Imana yarahabaye. Impuza n'umutware, ubu mfite umutware rwose, turi kumwe twumvikanye. Yesu yarabirebye nubwo nari ndaho ngaho, ariko yarabyirengagije kuko yarazi kuko nzahindukira nkamugarukira. Tikala bifo. Urukundo rwe rusumba izuba. Yesu shimwe. Wagusanza aho waro. Yego, navuganaga n'umuntu urimo kunyumva kugira ngo nawe agarukiraho. Yesu yakugeraho mu bihe bikomeye. Yesu yakugeraho ngaho uri mu bapfumu. Yesu yakugeraho ngaho urimo guterekera no kuraguza. Yesu yakugeraho akakugenderera. Nagiraga ngo ugarukiraho, wowe neza amatwi urimo kunyumva, garukiraho. Garukiraho, nta mana yo mu bapfumu. Imana itugirire neza. Amen. Byageze aho rero, ubwo nkomeza gutyo muri ubwo buzima, nkimara gushaka n'umundi byakomeje kubuko. Uwo munsi rero kugira ngo mbone Yesu, ariko hari aho usimbutse utadusobanuriye tugushubije inyuma gato. Yego. Hari ahantu wavuze ko wanywanaga n'inzoka mu muvure. Aho hantu narindi buhagera. Yego. No kuvuga ngo aho hantu iyo miryango ya Nyabingi yaturukaga mu gisekuru. Noneho icyo gisekuru kuko abantu ba kera ngo barabandwaga bakanaterekera, ari naho ibyo bintu byakomotse, ari nabyo byahitanye ababyeyi bacu. Abo babyeyi bacu rero bakimara gupfa nyine nababwiye kuko aribwo nahise mfatwa. Nge ntangira inzira yo kujya mu bapfumu ndi gushakisha kugira ngo ndebe ko nabona ubuzima.
izo nyabingi rero ndumva aho kwa sogokuru ngo hari icyumba batageramo ariko mbese bakorera ibigirwamana. Iyo nzoka ya nyabingi yabaga ahantu mu cyumba mbese icyo cyumba ni ukuvuga ngo barayengeraga bakayengera, bajyaga kuguha ibiryo cyangwa se ibyo kunywa arimo biturutse bakakuzanira ukarya. Bivuge ngo wabaga usangiye kuko icyo kiyoka nacyo cyarazamukaga rumba kikanwa. Nuko nguko byatugendekeraga. Bivuge ngo rero baje kunshira muri ibyo bintu byabo ariko nagiye nsangira nabo. Ibyo bimbaho cyane, urumva guhera mu myaka 16 kugeza muri yo myaka 30. Yesu yakwitamurura mbese ku munota wa nyuma. Yesu yakwitamurura ugiye gupfa. Yesu yakwitamurura enesitifotika shenestifo. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe nteze amatwi. Nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona wabuze icyerekezo, nubwo wabuze Imana ukorera iyo ariyo, Imana eneta bifo ukajya kwishakira mu bapfumu. Nagiraga ngo nkubwire ngo Yesu aje kukwiyereka. Nagiraga ngo nkubwire ngo Yesu aje gusanga nawe uri mu bapfumu. Yesu aje kukwiyereka. Hesheti karabifo herezeva yasinebo hetakitashika yesivo detaya. Imana ishimwe. Amen. Ubwo nibwo nagiye kubona mbona ku munota wa nyuma hari mu gicuku cy'ijoro, byari saa 6 z'ijoro, aribwo Yesu yazaga aje kwiyerekana koko ku buzima bwanjye. Ubwo nuwo muhamagaro. Nagiraga ngo mbabwira ngo nimugire umuhamagaro. Haleluya. Nimugire umuhamagaro ntestifo shetika. Imana ishimwe. Amen. Ubwo nibwo nagiye kuryama, ubwo nari mfite imiti iyo nisiga, iyo nambara, iyo nywa, mbese nari wabonaga umyenda wose nambara, numvaga ko karibwo burinzi bukomeye, numvaga mbese nta waturuka inyuma nganyice, numvaga nta waturuka imbere nganyice kuko nari ndasaza imbere n'inyuma. Shenestifo uri Imana Yesu ndagushimiye neta halasibonetaya. Nuko ubwo byaje kugenda gutyo rero, Uwiteka ariyerekana, ariko umuhamagaro we wari umeze nkaho uturutse mu rupfu, naho napfa ariko narunyuzemo. Byari saa 6 z'ijoro, twaragiye turaryama nkuko bisanzwe. Tumaze kuryama nibwo nagiye kumva numva urupfu iyo ruje urabimenya buriya ntabwo ushobora gupfa nubwo wenda umuntu wapfuta mubaza ibyo yanyuzemo ariko haba bibona. Nagiye mbona se haza umwijima mwinshi. Wa mwijima ukiza nge numva ko ku rupfu ruraje neza, numva ngo ndapfuye mitambyuka. Njya hanze nararyamaga mfite isezerano rishya yari Bibiliya iriya ntoya, nyiraza ku musego ariko nyibangikanyije n'imiti y'abapfumu. Urumva ko nari mfite imana ebyiri. Nari mfite imana ya Satani, mfite n'imana nyirijuru, byose nari mbifite. Nagiraga ngo nkubwire ngo gumana imana imwe. Halasita kirebonetika rezebonesa shetika labifo. Nagiraga ngo mvugane nawe uneze amatwi wowe unyumva, kugira ngo utunge imana imwe rukumbi, kugira ngo wiringire Jehova henetika labifo. Were kwiringira imana yo mu bapfumu, were kwiringira nyabingi, were kwiringira iyo nzoka. Resetika labifo netika. Iyo nzoka ntacyo yakumarira. Amen. Iyo nyabingi ntacyo yakumarira. Shetika labifo nesika. Uyu mupfumu ntacyo yakumarira, nawe ubwe yaribuze. Icyo ashaka ni ukukurya udufaranga, icyo ashaka ni ukukurya iyo hene yawe, icyo ashaka ni ukukurya iyo nkoko itagira ibara. Lasita. Iyo nkoko yawe ireke kuyitanga, iyo nkoko yawe ishire mu rugo abana bayijyamo amagi, iyo nkoko yawe ishire mu rugo ahubwo usenga Uwiteka. Halasika taibo. Sigaho gupfukamira ibigirwamana. Napfukamiye ibigirwamana ntacyo byamariye, napfukamiye nyabingi ntacyo yamariye, ariko napfukamiye Uwiteka ankura mu bubata bwo kwa Satani. Shetika labifonetika. Yankuye mu bubata bwo kwa Satani, ankura muri iyo miryango yo kwa nyabingi, aranyicaza nshiramo imbaraga ze. Henetika. Yesu yakugirira neza. Yesu yakugirira neza. Yego, Imana ishimwe. Yego rero nibwo nagiye kubona mbona urupfu ruje, nagiye hanze saa 6 z'ijoro. Ubwo nahise nirukana iyo Bibiliya, kandi ubwo imiti ndayambaye. Ndimo kubwira Imana ngo Mana untabaye nazagukorera. Kandi ndavuga Imana mfite na ya miti yo mu bapfumu. Izo ni imana ebyiri. Heresita
birashoboka ko waba wiringiye abapfumu ukizera n'Imana. Reka Imana imwe ufata indi shenita enekuta before izera Imana imwe undi uyireke shenikata Imana ishimwe. Byaje kugenda gutyo nyimara gushira ya Bibiliya hejuru ubwo nibwo numvishe ngarutse mu mubirimo buke ndangije cyo kora ndicara ndatuza. Maze gutuza rero niyo mpamvu navugaga ngo umuntu wiringiye Imana ye ajya yigumaho ariko agume ku Mana ifite umumaro. Imana yacu tugiye neza. Bwarakiye mu gitondo ubwo nahise nsubira mu mubiri ndongera njya kuryama. Aho kugira ngo mpindukire mvuga ngo ndekera gukorera Satani, ahubwo nabyutse mbwira umugabo numva rero mutware wanjye dore ndapfuye, ibyambayeho ninjoro wabibonye, none genda kwa wa mupfumu hari ahantu njya ubabwire ko imiti nari mfite nta kiri kumara, ugende ubabwire baguhindurira indi baguhe indi turebe kuko nagira ubuzima. Mutware yaranyumviye aragenda abwira wa mupfumu ati rero ati umudamu wanjye ati yarapfuye ninjoro ati none yarambwiye ngo umuhindurire imiti wamuhaye nta kiri kumara. Barayimuhaye imiti arayizana. Akimara kuyizana numva ijwi rirambwiye nibyo navugaga ngo tugire umuhamagaro. Heshetikara before sheneta Imana iduha umuhamagaro. Imana ibaha umuhamagaro. Imana ibakura aho hantu muri. Imana ibakura ahantu muboheye kwa Nyabingi. Imana ibakura mu bitega n'amahembe. Imana ibakura aho hantu. Heresita nanjye Imana yarahanguye. Ubu nanjye ndi kuvuga Imana. Ntabwo nari nzi Yesu wari we, ntabwo nari nzi Imana yanjye yariyo, ariko ubu namenye Uwiteka kuko yankuye mu bubata arangizanyiza n'izo Nyabingi zari ziri ku buzima bwanjye. Imana yacu ishimwe. Bwarakiye mu gitondo nyimara kumva ijwi rimbwira ngo wibeshe unywe uwo muti bazanye urapfa. Imiti narayifashe ndagenda nyiseseka ahantu mu matafari. Ndangije bwarakiye mu gitondo nibwo nahagurutse nijyana ahantu ku rusengero twegeranye rwo mu Gasiza. Ndagenda ndijyana rwose. N'urwabaki rwari urwa Deperi. N'ubu n'urwa Deperi. N'ubu n'urwa Deperi. Buno usengera hehe? Ubu ngubu tusenya mu Gasiza. Uri umukristo muri he torero? Ndi umukristo muri Adeperi nyine itorero rya Gasiza. Mbese nuko nkuko gahunda zimeze. Amen. Yego. Mwakomeza. Yego. Ubwo rero byakomeje kugenda gutyo. Yego, bimaze kugenda gutyo naragiye masanga pasiteri babiri. N'ubu bamwe bariho harabaza ubuhamya bwanjye. Ubwo ngiye siniteguye ntago narizi uko bigenda, nagiye na ya miti nyikenyeye ngenda nindi nyisize ngiye niyo kundinda abadayimoni. Naragiye mbahingutse imbere barambwira ati bimeze gute, ndababwira ni ngiye bibaso bimeze gutya na gutya. Ubwo nibwo base barambura ibiganza baransengera ariko barabanza baranyatuza kuko anu naraciye hari heshi cyane. Nari mfite imbaraga zidasanzwe z'abadayimoni kuko nabaraga abapfumu maze kujyamo abo nibuka abapfumu 20 naba narazengurutsemo guhera muri iyo myaka 16 kugeza muri 30. Abo nabo maze kujya mu bapfumu 20 abo nibuka. Kandi nawe warabanje kuba umupfumu. Ntago nge nigeze mba umupfumu ahubwo nge najyaga gupfumuza kuraguza. Kuraguza habapfumu bari. Yego. Noneho ubwo baransengeye bamaze kunsengera ubwo nabanje kwatura nyine ibyaha byose ibyo nagiyemo ya miti nambaye zandasago zose bandasanze. Barangije ubwo nibwo bansengeye bamaze kunsengera. Uko bari kunsengera nkumva imbaraga zose zambagamo zose z'imyuka mibi nkumva ziri kugenda zimvamo. Bamaze kunsengera rero naje guhura n'urugamba rukomeye uvuga ngo Imana imuhombe natwe tumuhombe. Yego Imana ishimwe. Amen. Naje kurwana n'urugamba rukomeye uwo munsi ngera ku rusengero. Abadayimoni ati ubwo yageze ku rusengero bakaba bamusengeye araducitse kandi yari umukozi wacu. Uyu yadukoreraga, uyu yari igikoresho cyacu none araducitse. Reka tumwice. Nahure n'urugamba rukomeye. Bene data muneze amatwi. Bene data mwumve umuhamagara ahantu turuka kugira ngo namwe kose niba muri mu nzira zo mu bapfumu cyangwa se muri mu nzira zo guterekera nagiraga ngo mugarukiraho nimugarukiraho kuko nta cyiza cyangwa nubitekereza yo kujya mu bapfumu. Byakomeje kugira gutyo ndataha nibwo byageze n'injoro. Nkajya kubona naryama nkabona haje abadayimoni, nkabona bafite ikintu bita amacumu, nkabona bafite ikintu bita imihoro, nkabona bafite ikintu bita ubuhiri. Nkajya kubona nkabona icumu bararinteye
bamara kurinera ningeraho rigatarica ku ruhande. Ariko muri iryo joro ntangira kwambikwa imbaraga njyewe ntazi izo arizo. Navuga ngo ndaririmbye kuko nahise mfata igitabo cy'indirimbo nkajya ndirimba indirimbo zo muri ADPR. Najya ndirimba nkumva ari kumanuka ikintu gifite imbaraga cy'umuriro. Umuriro ukaza ugatwika ugakongora. Haleluya. Nagira ngo ndasenze mwumva hamanutse ikintu cy'umuriro gikomeye. Ndangije ndavuga ibi bintu ni se wenda barokore ndiko bamera. Ese ibi bintu biri kumbaho ni ibiki? Naragiye negera umupasiteri ndamubwira ise pasiteri ko ndi kuririmba nkumva hamanutse ikintu cy'umuriro gikomeye. Nareba mu ijambo ry'Imana nkumva hamanutse umuriro ufite imbaraga. Ese niko barokore mumera? Arambwira ati maze rero ukomeze usenge cyane ati zo ni imbaraga z'Imana. Haleluya. Amen. Ndashima Imana kuko Imana yanyambitse imbaraga muri iyo minsi. Kuko ntabwo mba nyiriho kuko iyo Imana itanciraho imbaraga. Uwo munsi nageze ku rusengero nagombaga ko arampfuye kuko abadayimoni bo bahise bababara kuko mbacitse. Yego. Nagusabwa kugira ngo usabe imbaraga z'Imana. Shenita kita before shenista ibofa. Nasabaga kugira ngo usabe imbaraga z'umuriro, imbaraga z'Imana zitwika, imbaraga z'Imana zitwika imbaraga z'amahembe, imbaraga z'Imana zitwika ibitega. Izo nizo mbaraga. Yeretikara before shenestifo. Izo nizo mbaraga zihagije. Amen. Mana tugirire neza. Yesu yaje kundokora cyo rero akimara kunyambika za mbaraga z'umwuka wera. Numvishe mbigiriyemo ubuzima bukomeye cyane kuko nari mfite uburinzi bukomeye ku buzima bwanjye. Najyaga kubona nkabona izo mbaraga zazaga zishaka kunyica ninjoro ariko Imana ikaba yazibonye nkajya kumva wamurira uramanutse. Nkumva uje gutwika ahantu ryahembe ryari rikubise nkumva umuriro waje utwitse cya kintu cyari kije gishaka kumeza umwuka kubera izo mbaraga z'Imana Imana yanyambitse. Yego. Imana ishimwe. Amen. Imana twambika imbaraga. Helasita netekara before irezeva ya sinitaya. Imana kwambika imbaraga wa mubyeyi we. Helasita Imana kwambika imbaraga. Amen. Wa mugabo we Imana ni kwambika imbaraga. Wa musore we Imana kwambika imbaraga. Wa mukobwa Imana ni kwambika imbaraga. Helasita before netaya. Wabuze umugabo imyaka yawe igeze mu gihe cyo gukura cy'ubukure. Urimo gushaka Imana ukayishakira mu bapfumu. Ntago abapfumu bazaguha umugabo, ntago abapfumu bazakubakira urugo, ahubwo agarukiraho wiyegurira Imana, wiyegurire Kristo. Enesetikara before reva, enetikara before. Yesu ni wo wubaka ingo. Garukiraho, garukiraho. Yewe wa mubyeyi we batuma ihene. Ngo genda uzane ihene ngo iyo hene nibayibaga nibwo uzagira amahoro. Ahubwo uri kwikururira ibyago n'amakuba. Kuko nanjye narabikoze ntacyo byamariye. Garukira Uwiteka. Heretika shenestifo nene wazeva. Garukira Uwiteka ni urakurengera, ni uragutabara, ni uragutura iyo mitwaro. Mukozi w'Imana nk'ihene waba wibuka mwatambiye shitani n'ababyeyi bawe. Nk'umubare niba waba wibuka haba haragendeye nk'ihene zinga. Yewe ihene zagiye ni zigeze muri 60. Inkoko zo zaba inkoko ze ntago nshobora kuba naba nibuka umubare ariko ni nyinshi. Ariko ni nyinshi cyane. Mukozi w'Imana uyu munsi wa none warakijijwe mu itorero ry'abapantekote. Wabatijwe uwuhe mubatizo? Nabatijwe umubatizo wo mu mazi. Wo mu mazi menshi. Yesu aguha umugisha. Numvise uvuga indimi nyinshi mu kiganiro mu buhamya wari uri gutanga. Yego. Wabatijwe no mu mwuka wera. Yego. Uri umuhanuzi. Yego. Ufite impano y'ubuhanuzi. Yego. Uri n'umunyamasengesho. Yego. Ya. Mbo buno aha twicaye kuri kamera hari abantu benshi batandukanye badukurikira. Yego. Ngira ngo uri umukristo ushima Imana aho yagukuye naho wakuwe. Yego. Icyubahiro ni icyayo. Mbo harimo abantu bumva ubuhamya akagira amatsiko yo kuzaguhamagara, akagira amatsiko yo kuzagusura, kugufasha mu rugendo rwawe. Buno bukeneye ijambo ry'Imana uri pfubyi, ukeneye
umutsima w'iby'umubiri cyangwa se n'amata, kimwe muri ibyo. Mu buzima rusange twese dusangiye hano mu isi ntawe ubura ubufasha. Watanga ikaze tukaza kugushyiriraho nimero, ugukeneye akakubona. Yego, nta kibazo. Biremewe. Yego. N'uwaguhamagara wamwitaba. Yego. Amen. Ubu ni ubutumwa rero utambukije shitani agirira ishyari ndetse n'ifuhe. Yego. Twaguha umwanya ukaririmba indirimbo, ukanasengera abantu bari bubwumve, nabo bakazabasha kuva kwa Satani bakuzura umwuka wera, bakaba babatizwa nabo umubatizo Kristo yabatijwe w'amazi menshi. Yego. Kandi abo bantu bashobora kuzakorwaho n'ubutumwa bwiza, shitani ntabahirane, ahubwo ya Mana yagukijije wasoza usenga Imana uko umwuka yagushoboza. Noneho tugapfundikira ubuhamya, tukararikira abantu igice kizakurikira. Kamanze indirimbo y'umuririmbyi. Yego. Nari mboshwe rwose mu mwijima mwinshi, sinari nzi Yesu wavuye mu ijuru, yambohoye ingoyi zose nari mfite. Aleluya, nsigaye ndirimba Yesu. Nigitangaza pe, nigitangaza pe, rwose nigitangaza ko Yesu yanyijije. Umwuka we wera ni ujya unyobora, uzangeza iwanjye mu ijuru amahoro. Iyo ngeragejwe n'umwanzi Satani, ndwana iyo ntambara nambaye ukwizera. Ijambo ry'Imana niyo nkota yanjye, kandi bizangeza mu ijuru amahoro. Nigitangaza pe, nigitangaza pe, rwose nigitangaza ko Yesu yanyijije. Umwuka we wera ni ujya unyobora, uzangeza iwanjye mu ijuru amahoro. Mu gihe nanirwa mu rugendo rwanjye, ndebesha ukwizera ibiri mu ijuru, tuza tumuruho ndetse tuzahazwa. Yesu Mukiza niwe waturaritse. Nigitangaza pe, nigitangaza pe, rwose nigitangaza ko Yesu yanyijije. Umwuka we wera ni ujya unyobora, uzangeza iwanjye mu ijuru amahoro. Mu gihe nanirwa mu rugendo rwanjye, ndebesha ukwizera ibiri mu ijuru, tuza tumuruho ndetse tuzahazwa. Yesu Mukiza niwe waturaritse. Nigitangaza pe, nigitangaza pe, rwose nigitangaza ko Yesu yanyijije. Umwuka we wera ni ujya unyobora, uzangeza iwanjye mu ijuru amahoro. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harusha umutima. Byasaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe natinda kunyumva. Nigitangaza pe, nigitangaza pe, rwose nigitangaza ko Yesu yanyijije. Umwuka we wera ni ujya unyobora,
muzangezi wanjye mwijurama iyi kuremereye niwe uragukuraho izo mbaraga z'abadayimoni. Mana ishimwe. Amen. Mana ishimwe. Amen. Yego naje kugira amahoro gutyo rero ndumva ari aho ngaho byagarukira, tuzajya tugenda tubisubiramo buke. Byaje kugira amahoro, ubu mfite amahoro. Za mbaraga mbese nakoreraga Satani, Yesu yarashatse ukaha imbaraga z'Imana. Ubu ndi gukorera Imana nshize amanga, ndi gupfukamira Imana nshize amanga, ndi kuyivugira nshize amanga kuko nzi neza kuko ari aho yankuye. Ndimo kuyivuga mfite imbaraga zayo, ndimo kuyivuga mfite ubutware bwayo muri heshe nitika. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Navuganaga namwe mwari munteze amatwi kugira ngo buri wese wari mu bapfumu cyangwa se ateganya kujyayo kugira ngo agarukire aho ngaho. Tuzajya tugenda duhura ikindi gihe ubuhamya tubusumbukura kuko ni burebure cyane. Imana yacu niduhana umugisha. Amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom shalom. Amen. Shalom. Turagushimiye mwami Imana yacu. Amen. Turagushimiye ko ubanye natwe muri ubu buhamya tumaze gutambutsa. Turagushimiye ko Uwiteka Imana Nyiringabo wabaye mu ruhande rwacu. Turagushimiye ko ujya uturwanira intambara zikomeye. Harega ntabwo Satani ajya yishimira ko twavuga aho wadukuye, ntabwo Satani ajya yishimira ko uko twamena amabanga ye, ariko Uwiteka Imana uba wemeye ko tumena amabanga ye, tukamena amabanga ye kuko nta cyiza twifuzaho. Ureta bifoneti ko afayasine taya. Turagushimiye kuko watubatuye, turagushimiye ko wadukuye mu bapfumu, turagushimiye ko wadukuye muri ububata bwa Satani. Izina ryawe nirihimbazwe. Turasenze rero, dusengeye abantu bose Uwiteka bari mu bapfumu, bari gukorera ibigirwamana, bari gukorera nyabingi kugira ngo bakureyo, bakuzeyo imbaraga zawe zikomeye. Abantu bawe barwanirira intambara neta before aba bantu niwo wabaremye. Ntabwo Satani agomba kubatwaza igitugu kandi ufite imbaraga. Izi mbaraga wankujeyo reka nazo zibakureyo. Izi mbaraga wampamagaje reka nawe uzibahamagaze. Neta ubakure Yesu, bakureyo. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawe zigera kuri buri wese ukurikiye Imana y'abapfumu, kugira ngo imbaraga zawe zikurikire umuntu urimo guterekera no kuraguza. Yewe Yesu neta bifonetika yego Yesu yego Uwiteka ngo bagirire neza, bazanisha ubugwaneza bwawe, ubazanisha imbaraga zawe Yesu. Harega narakubonye ufite imbaraga. Izo mbaraga rero izo wakoresheje kuri nge ntago byakunanira kugira ngo nabo ubakure ahantu bari. Yesu urevone taya bagirire neza mukawera. Urakoze. Tuguhaye ikaze rya karibu ngo komeza kubana natwe tugende neza mu izina rya Yesu. Amen.